Muraho neza, kanizere ko nanone mumeze neza nk'ibisanzwe. Uyu ni Mugisha nyawe. Uyu munsi nanone mbazaniye indi nkuru idasanzwe. Ni inkuru y'umugabo witwaga Thomas Sankara wigeze aba umuperezida bwa mbere mu gihugu cya Afurika ari umwirabura. Yari perezida ariko agenda ku igare, yanze umutungo, yanga kwiba, yanga kugurisha igihugu cye. Aricwa ariko izina rye riracyatera ubwoba abategetsi b'akarengane. Njye mugiye kubana muri ino video nyita Mugisha nyawe. Ndakwinginze nimba uri mushya kuri ino YouTube channel, iki nicyo giye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ibindi byegeranyo nk'ibi ngibi zitazajya zigucika. Kanizere ko wamaze gukanda subscribe wowe dukurikiye kugeza kuri uyu munota. Reka dutangire. Thomas Sankara yavukiye mu gihugu cyo hanze kitwa Aperi Volta. Ubu kikaba ari Burkina Faso ku itariki 21 Ukuboza 1949. Yavukiye mu muryango usanzwe udakize, udafite imbaraga mu bya politiki. Akiri umwana yagaragazaga ubwenge, kwitangira abandi no kwanga akarengane. Yize mu mashuri ya gisirikare ariko umutima we ni intwari, uw'intambara wari ariko umutima we ntuw'intwari, uw'intambara wari uw'ubutabera. Ku myaka 34 gusa Thomas Sankara yabaye perezida wa Burkina Faso. Abantu benshi bari biteze undi muyobozi usanzwe, ariko Sankara aravuga ati igihugu ntikibaho kubera amafaranga, igihugu ntikibaho kubera amafaranga, ahubwo kibaho kubera abaturage. Ako kanya yahinduye izina ry'igihugu riba Burkina Faso, igihugu cy'abantu b'intangarugero. Yagabanyije imishahara y'abayobozi, yangira imodoka zihenze abaminisitiri, ategeka kugenda mu modoka zisanzwe. Thomas Sankara yashyize imbere uburezi ku bana bose, ubuvuzi ku buntu, kurwanya inzara n'ubukene, guteza imbere abagore. Yahaye abagore imyanya ikomeye. Yaravuze ati igihugu kidaha agaciro abagore kiba kikuyemo igice cy'imbaraga zacyo. Ati igihugu kidaha agaciro abagore kiba kikuyemo igice cy'imbaraga zacyo. Yateye ibiti byinshi mu gihugu cyari cyugarijwe n'ubutayu, abaturage batangira kwigirira icyizere. Kubera kuba atarashakaga kugendera ku nyungu z'amahanga, Sankara yabonye abanzi benshi. Abategetsi b'ibihugu bikomeye, abanyapolitiki bamwifurizaga kuvanwaho. Ku itariki 15 Ukwakira mu 1947 Thomas Sankara aricwa mu mugambi mubi. Yari amaze imyaka 4 gusa ku butegetsi. Nubwo yishwe, Sankara yasize isomo ryo gukunda igihugu kuruta amafaranga. Icyitegererezo cy'umuyobozi w'ukuri, izina rikundwa n'urubyiruko rwa Afurika. Abantu benshi bamuzi nk'umuyobozi utarigeze yiba igihugu cye.
ubu yari Thomas Sankara. Ayo ni amagambo ye y'ubwenge yavuze, kugeza na n'isaha baracyamufata nk'umugabo wakoze ibintu bidasanzwe. So rero nimba ukunda ino video ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo n'izindi video tugiye tuzajya tubagezaho ujye uzibona mu ba mbere. Ndabakunda cyane, yari Mugisha nyawe.